Turabasuhuje kandi tunabaha ikaze kuri rya soko ryacu ry'imari za make, ubundi si iyi cano wazayita isoko ry'imari za make, ariko reka dukomeze tuyite Bumbogo Real Estate, nibwo buryo bwiza abantu bamaze kumenyera, ariko nimubyifuza ko twayita isoko ry'imari za make nabyo tuzabikora. Aha hantu rero ngiye kuhakuzanira ikibanza kiri ku muhanda neza, murabona ko turi mu isantere nk'uko mubibona, ni ahantu heza. Ngiye kuguha ikibanza cya makeya gishoboka kandi kinini, kiri mu buso 600, 700 gutyo, hafi 700 kuko bwaba bunarenga. Ubu turi kucyerekezaho, ni ikibanza gifite umuhanda, nayo mpamvu tuvuze ngo ni ikibanza. Ni ahantu hateyemo ishyamba, ariko ejo n'ejo bundi bitewe n'iterambere uko riri kugenda riza, hazagenda barikuramo kuko ni ahantu hari kugenda haturwa cyane, bamwe barikuramo abandi bashyiramo ibibanza. Ni ahantu hashobora kuzahinduka imiturire ejo cyangwa ejo bundi heza. Ni ahantu hateretse, hameze neza, hatuwe, ahantu hafite umuriro nk'uko muri kubibona. Reka tugereyo murebe icyo kibanza gihagaze miliyoni 2.5, 2.5 zishobora kuba negosiyabule ku muntu ufite amafaranga ari munsi ya miliyoni 2.5, ashobora kumvugisha nkahamwereka. Ni ahantu ashobora kuba yacuruza akunguka, ni ahantu ashobora kuba yatereka ejo akazahubaka, cyangwa se akahateganyiriza ubundi buryo butandukanye mu gihe ategereje icyo ashaka kuzahakorera. Ni ahantu heza cyane mu gace keza, hano mu murenge wa Bumbogo. Mubonye ko tuvuye mu isantere, nta minota dukoresha kugira ngo tugere kuri icyo kibanza. Turi guca mu muhanda, uyu ni umuhanda wa karitsiye. Ni ahantu heza cyane hadakwiye kugucika kuko harahendutse, kandi kubona ubutaka muri uyu mujyi wa Kigali bunini buguze makeya, murabizi ko ari ibintu bigoye. Abantu bari gufata amafaranga menshi cyangwa b'abakire ni abantu bagiye bagura ubutaka bwa make kera. Aha hantu dore ngaha turahageze, ni abantu bagiye bagura ubutaka bwa makeya kera, ariko ubu ngubu bukaba bufite agaciro kari hejuru. Dore ngaha rero, dore umuhanda nguwo, hano haruguru hose haratuwe, hepfo hano hose haratuwe. Ni ahantu nakubwiraga ko hari ishyamba, ariko rishobora kuzakurwamo bitewe n'ibihe uko bigenda biza. Dore ngaha rero muri kuhabona, tuvuye mu isantere mubonye metero dukoze ni nkeya, ntabwo ari ahantu habi, hafite viyu nziza. Ni ahantu ejo cyangwa ejo bundi hashobora kuzatera imbere, ukajya ubona hubatswe neza. Ahantu hatagucika nawe niba ufite gahunda yo kugura ubutaka mu mujyi wa Kigali bunini kandi ku mafaranga makeya. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.